Uburezi ni ingenzi mu iterambere rirambye ry'igihugu kuko buri gikorwa cyose gikozwe gishingira ku bumenyi, bityo ugikoze akagikora neza bikamufasha kwiteza imbere ndetse n'igihugu muri rusange. Ibi kandi bijyana na gahunda zitandukanye Leta y'u Rwanda binyuze muri Minisiteri y'Uburezi yagiye ishyiraho ziteza imbere ireme ry'uburezi. Mu bikoresho bitangwa mu mashuri harimo n'ibitabo byifashishwa n'abanyeshuri kugira ngo bumve neza ibyo biga ndetse bagure n'imitekerereze yabo binyuze mu gusoma. Buri mwaka ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda REB gitanga ibitabo bigera kuri miliyoni 3 haba mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye. Ibi bitabo bihurizwa hamwe mu masomero y'ishuri akaba ariho bicungirwa ku rwego rwa buri shuri. Minisiteri y'Uburezi irerekana ingamba zihari kugira ngo iteze imbere umuco wo gusoma mu bakiri bato ndetse no gufata neza ibitabo bitangwa mu mashuri. Leta y'u Rwanda ifite ingamba zikomeye cyane kugira ngo kimure ikibazo cy'ibitabo kandi twabigaragaje. Buri mwaka buriya hari ingingo y'imari igenwa kugira ngo igure ibitabo by'amashuri. Twatangiye n'igikorwa cyo bita in-house production, aho Leta y'u Rwanda abakozi bayo bayobowe na Rwanda Education Board n'inzego zitandukanye bagenda bakandika ibitabo bakanabiprintinga byinshi cyane. Kugeza ubu ibitabo bimaze gutangwa mu mashuri muri uyu mwaka wa 2019 bigera kuri miliyoni 2,357,357. Hakiyongeraho n'ibitabo miliyoni 5,713,433 bijyanye n'integanyanyigisho nshya ishingiye ku bushobozi kuva yashyirwa ahagaragara. Umuyobozi mukuru wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda aravuga akamaro k'iyi gahunda. Ubundi bitabo uburyo byatangwaga mu mashuri hatarafatwa iki cyemezo cyo twise in-house textbook production. Ubundi REB yatangaga isoko ryo kwandika ibitabo, inzu z'ubwanditsi zikitabira bakaza bagahabwa integanyanyigisho, bakagenda bagahabwa igihe byibuze wenda nk'amezi 8 yo kwandika ibitabo, noneho bakazabizana bigasuzumwa, hanyuma abatsinze ibitabo byabo akaba ari byo bijya ku rutonde rw'ibitabo bigurwa bikajya mu mashuri. Abo rero babaga batsinze nibo bajyaga kubitubura bakabitwara no mu mashuri. Hanyuma biza kugaragaramo imbogamizi ngira ngo navuga nk'eshatu. Iya mbere nuko wasangaga abo izo nzu z'ubwanditsi akenshi n'abacuruzi bibandaga mu giciro by'amashuri bamwe abanyeshuri benshi cyane. Ugasanga rero imbogamizi ya mbere nuko icyo cyiciro cy'amashuri kitagiraga batagipiganirwaga bigatuma tutabona ibitabo. Ikindi nuko ibitabo wenda tuvuge nk'ibijyanye n'amateka, inyigisho zijyanye n'amateka, uburyo babyandikaga kuko abenshi bari abanyamahanga ntago byabaga bijyanye n'umuco wacu ndetse n'amateka yacu nyirizi nyakuri uko ameze. Wasangaga rero na quality cyangwa se ubwiza bw'imyandikire bijyanye na context, ngira ngo niko nabivuga, bitabaga binoze. Ikindi nanone niyo yabaga ari rwiyemezamirimo umuhaye isoko nyuma y'umwaka akava muri ubwo bucuruzi, byaragoranaga kuko icyo REB yishyuraga icyo gihe yabaga ari igitabo iyo hard copy azanye mu ishuri. Nyuma y'umwaka rero cyangwa y'ibiri umuntu atagishaka gucuruza ibitabo, byaragoranaga kongera kumubona ushaka ibindi bitabo kugira ngo bihe abanyeshuri. Nibwo rero haje icyo gitekerezo cya in-house, biza ari uguhera kuri ibyo bitabo byari byarabuze mu masoko 3 yose REB yatanze, abarwiyemezamirimo batayajyamo kubera ko nta bucuruzi burimo. Ibyo bitabo rero byarabonetse, byaranditswe, biraboneka. Ikindi cyiza kirimo nuko uko mu byanditse babarimu babyanditse bajya no kubikoresha mu ishuri, niyo mwaba mutarabyimpirima mutarabitubura, ariko muri iyo soft copy babikoresha mu ishuri,
bakabasha no kubiha bagenzi babo, noneho n'ikosa ririmo rishobora gukosorwa mbere y'uko mujya mu gutubura, bitandukanye n'uko mbere byari bimeze. Buri shuri rifite icyumba cy'isomero ribikwamo ibitabo ndetse hakaba n'abakozi bashinzwe kubicunga no korohereza abanyeshuri gusoma neza ibitabo. Bamwe mu bacunga ibitabo twaganiriye baratwereka uko bacunga ibitabo ku mashuri. Imicungire y'ibitabo hano nta kibazo ifite. Mbere ya byose tubanza tugashimira REB ugerageza kubitugezaho, kuko mbere hari ikibazo cy'ibitabo ariko nta kibazo dufite kuko ibitabo byinshi biri gutangira kutugeraho. Mu micungire yabyo rero dufite buryo ki dukorana n'abarimu, tukagira n'uburyo ki dukorana n'abanyeshuri. Cyane ibitabo by'amasomo abana bifashisha mu gihe abarimu bari kwigisha, abarimu baraza bakabifata bakabiha abanyeshuri. Ibitabo birimo nimero, umwarimu akandika umunyeshuri na nimero y'icyo gitabo, yazamara kugikoresha akakimuha, akaza hano muri library akabigarura. Nanyuma mfite registre nandikamo buri mwarimu ibitabo atwaye, itariki abitwariye akabisinyira. Iyo abigaruye rero asinyira ko abigaruye. Uretse rero ibitabo bakoresha mu kwigisha amasomo, n'umunyeshuri ku giti cye baraza bagatira. Tuba dufite ibitabo by'inkuru, dufite abana no kuva muri P1 kugera muri P3, hari udutabo dutoya tw'inkuru baza bagatira. Tukagira n'ibitabo by'amasomo, umwana ashobora kuba yiga nko muri senior 3 akeneye igitabo cyo muri senior 1 akaza akagitira, tugira ahantu tumwandika n'ishuri rye akagisinyira akagitwaye, yamara kugikoresha akakigarura. Ubundi kugira ngo ibitabo bicungwe neza natwe tubigiramo uruhare, kuko tuba tugomba kumenya aho buri bwoko bw'ibitabo biri, noneho uje agikeneye tukamurangira aho agomba kukireba. Umunyeshuri yashatse gutira igitabo aragitira muri ubwo buryo nakubwiye, aza ari nk'isaha yo kuzamo hano muri library, akaza buri shuri riba rifite timetable rigenderaho hano muri library. Ubwo rero ni ukuvuga ngo iyo baje araza, ushaka gusoma akagifata akicara hariya agasoma, ushaka gutira nawe akakizana tukamwandika, yasohoka akagifata agasinya ko akijyanye, nta bindi. Abanyeshuri nabo barerekana ibyiza bakesha kuba barashyiriweho ibyumba by'isomero ndetse n'uburyo babibyaza umusaruro. Iyo nje muri library mfata igitabo wenda cy'imibare cyangwa se cya physics, ko niga nyine maths and geography, ngafata ibibazo nkagenda mbikora, nyine binyungura mu masomo ndi kwiga, ibyo mwarimu yanyigishije nkongera nkabisubiramo, bikamfasha cyane nko gutsinda mu ma examen. Mwarimu ashobora guha kino kibazo, wowe wajya muri library wafata ikindi ugasanga biratandukanye. Nibwo handi nyine ukora bikakunanira ugasubira no mu ishuri ukabaza mwarimu ese byagenze bite ko njye nakoze hano mu ishuri nabona guri kugikora gutya, njye nabikora nyine muri kino kibazo mbona byanze, akongera akagufasha ugasanga ibindi wungutse bikagenda bigufasha. Ndi gusoma extreme sports. Iyo umuntu asomye igitabo agomba kubyiyumvamo kandi akakiga agasobanukirwa. Ndumva nkasobanukirwa nkamenya ibigiye kuzaza, tukiga ukuntu gukora ama exercises ari byiza byadufasha ku mubiri. Biblioteke harimo content nyinshi cyane umwarimu utashobora kuguhereza mu minota 40 cyangwa isaha mufite muri class. Kandi ngiye nkurikije ibintu twiga birimo economics na geo, biba birimo amagambo menshi kurusha ibintu biri practical. Rero muri iyo minota ntabwo nibaza ko umwarimu yaba byanditse byose ku kibaho ukabirangiza. Rero icyo library igufasha, uraza ugasoma muri bya bitabo ukagenda ukuramo n'utundi tuntu tumwe na tumwe umwarimu aba atababwiye bashobora kuzabaza mu bizamini. Ibi bitabo bitangwa mu mashuri ni ingenzi ku babikoresha, ariko ntibibuza ko hari ababifata nabi. Minisiteri y'Uburezi irihaniza abayobozi b'amashuri yagaragayemo uwo muco mubi wo kwangiza ibikoresho rusange bitangwa mu mashuri, by'umwihariko ibitabo. Ikibabaje cyane nuko nubwo tuzi ko hari ibitabo bidahagije mu mashuri, n'ibiriyo ntibifatwa neza. Twatanze urugero rw'ishuri twasanze ya GIC Karinzi muri Musanze, twasanze abana hafi 40 bafunikisha ibitabo by'ishuri. Ibitabo by'Ikinyarwanda, Icyongereza, imibare byose barabiciye barabifunikishije. Uko leta y'u Rwanda rero igeza ibitabo ku mashuri, turanasaba yuko inzego zitandukanye cyane cyane abarimu, abayobozi bareba ngo abana ntago babiciye, bibungabunzwe neza, bifashwe neza. Kandi batazabikora none tuzabafatira ingamba. Icyo ni ikintu kigomba kumvikana none. Nubwo twashyira amafaranga angana gute nka leta, ntibifashwe neza byaba ikibazo gikomeye.
uretse amasomero ari mu bigo by'amashuri, hari n'andi masomero yashyizweho na Leta y'u Rwanda afasha abanyarwanda b'ingeri zose kwihugura mu bumenyi by'umwihariko abashakashatsi, abanyeshuri bari mu biruhuko, abiga muri kaminuza kwagura ibitekerezo byabo. Muri ayo masomero twavuga isomero rusange rya Kigali. Umuyobozi w'iri somero aratwereka uburyo rifasha abanyarwanda kwaguka mu mitekerereze ndetse anatanga inama ku buryo bwo gucunga ibitabo no kubifata neza kugira ngo bigirire abanyarwanda akamaro. Gufata neza ibitabo muri rusange no kubicunga tukabibika ahabugenewe. Hari igihe rero usanga ahantu henshi ibitabo bashaka kubibika mu makarito, ariko ubundi burya amakarito ntabwo yagenewe kubika ibitabo, ahubwo yagenewe kubitwara kugira ngo ubivane hano ubigeze ahandi. Umuco rero wo kubifata neza no kubishyira mu etajeri twabigenewe cyangwa shelves mu rurimi rw'icyongereza, kandi ibitabo ukabibika mu byiciro byabyo, niba ari ibyiciro by'ubumenyi, niba ari ibitabo by'imibare, ibitabo ukagenda ubishyira mu nzego zihariye zabyo kugira ngo ushaka kumenya igitabo akimenye aho kibariza. Ikindi ni uko ibitabo umuntu agomba kubirinda umukungugu, ukabirinda amazi cyangwa se ubukonje, kuko ibyo byose ni umwanzi w'ibitabo cyane. Urebye abashyitsi tugenda tugira bitabira gusoma, nko ku munsi twakira hagati y'abantu 280 na 300 ku munsi. Mu gihe cya weekend ni hagati y'abantu 300 na 400. Iyo urebye rero usanga umuco wo gusoma mu Rwanda uri kugenda utera imbere cyane. Twavuga nk'abantu bifashisha ibitabo byacu bakora ubushakashatsi, abarimu ba kaminuza, abanyeshuri ba za kaminuza bari gusoza za kaminuza babe bakora ubushakashatsi, ndetse n'abana bo mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke nabo baratugana, ukabona ko ni byiza, ariko ntabwo biragera ku gipimo twe twifuza. Ababyeyi nabo barasabwa gushishikariza abana kugira umuco wo gukunda gusoma bakiri bato. Umwe mu babyeyi twasanze bazanye abana gusoma mu isomero rusange rya Kigali avuga agaragaza ibyiza byo gukundisha abana gusoma bakiri bato. Gusoma ubundi navuga ngo niyo soko ubundi yo kumenya. Iyo usoma cyane umenya byinshi, yewe hari n'ibyo umenya biba byihishemo hano. Noneho rero banazanye abana kugira ngo ntangire mbatoze n'uwo muco, bakurane uwo muco, basome, bamenye, noneho nabo bazabone ukuntu bagenda, babone mbese impamba ihagije, bagira iyo bakura mu rugo, bakura ku ishuri, hagire n'iyo bakura mu gitabo. Bayobozi b'amashuri, bari mu barezi, nk'uko mumaze kubyiyumvira, murasabwa gufata neza imfashanyigisho muhabwa by'umwihariko ibitabo, dore ko hari aho byagaragaye ko bifatwa nabi. Babyeyi, namwe birakwiye ko mugomba gufasha abana banyu mu myigire yabo ya buri munsi, mukabakundisha gusoma ibitabo ndetse bakabifata neza, gusubira mu byo bize, bityo mukamenya aho bahagaze mu bumenyi ugereranyije n'ibyo bamaze kwiga. Suzana yagiye gusura Sehene na Musoni. Gasubiramo. Suzana yagiye gusura Sehene na Musoni. Ngayiha amashyi.